Darlene muhuze nawe uri umusazi uri muzima ni gute ushobora gutekereza ikintu nk'icyo ngicyo duhuye bwa mbere sinkuzi uzi Kalisa icyo ari cyo kuri njyewe ariko uzi Kalisa kari pale ok ibya pale tunabireke njyewe na ok reka tubyoroshye urashaka ko ngufasha guki ibyo byose utabizanye mbere se guki wibutse kubizana uyu munsi guki utabizanye mu gihe cyo gusezerana mu gihe cy'ubukwe n'ikindi gihe cyose gitandukanye no mu rusengero guki utabivuze se kore wawe yego bro basi mbabara unyumve basi ngusobanurire sibyo please uretse kwatsa imodoka basi mbabara unyumve ngusobanurire sibyo basi mpa amasegonda atatu ngusobanurire ndakumva vuga ngiye reka nkubwiza ukuri imbere y'Imana sibyo Darlene twakundanye imyaka myinshi ishoboka mbabarira unyumve nabyumvishe ngira ngo okay it's okay sibyo haburi iminsi 5 ngo dukora ubukwe nakubeshya imbere y'Imana nawe uri umugabo wanyumva nagize gahunda z'akazi urumva ngira misiyo y'akazi banyureza kwiga hanze kuko bashaka nzahagarura uruganda nkorera mu Rwanda ndetse no hanze yarwo uri kumva kandi pe nakubeshya ngiye kumva kuva mvuka nifuza kuzayobora uruganda urumva bro iki ubugoryi bumwe nakoze bwa mbere bwambabaje urumva ako kazi nta kundi kumenye ko byari inzozi zanjye urumva nagasimbuje urukundo bibuze basi mbabara unyumve niryo kosa nakoze bro ndagenda urumva hari igisebo ku muryango ibintu byose byari bimeze nabi sibyo ariko ikintu cyambabaje mu buzima uriya Kalisa ureba yahisemo profita muri ako gahinda uwo munsi tuvugana ibaze muri iyo minsi 5 bahita bakora ubukwe ni ryari wabonye abantu bakundana mu minsi 5 bakahita bakora ubukwe batarakoze ibintu byose mbese amuprofitira mu gahinda urukumva bro famille zabo ntago zari ziziranye sibyo byari ngewe invitation zarasohotse ibintu byose byarasohotse uri kumva ariko kubera ko nanjye nta kuneye kugenza ko nagombaga guteganyiriza ubuzima wenda numvaga ubukwe nabusubika ariko umukunzi wanjye nkamugumana uri kubyumva aramuprofita bro bakora ubukwe no ikintu kibabaje cyambere kurushaho bakoze n'ubukwe kuri uwo munsi iyo tariki nge nagomba gukoreraho ubukwe urumva nta rukundo rwabaye urumva nge nta kindi kintu nyene bro ibaze ko nanu nabaga ibintu byose nahise mbihagarika n'ubu nta kazi mfite nahise mbyihorera byose urumva byose byaramfanye nibyo nende kugiye byaramfanye narinje gusa imbabazi niyo mpamvu nkunyize basi mbabarira ndagusabye byibuzure bakuntu wafasha nanjye ndi umugabo ndatakamba muvandi basi mbabarira unyuma sibyo nanjye mfite agahinda please